Vuga ute ko Adamu yari umudive? Ntabwo ububeshye. Wavuga ute yuko yari umuyehova? Abayehova barabayeho mu 1842. Urabyumva? Wavuga ute ko ari umupanekote, abapanekote bamaze imyaka 20 gusa. Ejo bundi mu 1904. Nukubanga ibintu wavuga ko ari umuporoso kandi abaporoso baraje ejo bundi mu 1517. Zo ni inyigisho z'ubuntu nazo zifite abazizanye bazifominze bashobora kuba baribeshye mu byanditswe nangwa ari uko babyumvishe none bakuriyetinga those teachings none wowe bakubwira ko ari Paulo wazikuriyetinze but not true kuko tuza babitangiye n'amatariki n'imisi naho bavukana base nabanyina na base wabo kandi mbere yuko babivuga ntibyari biriho izo nyigisho ntizigishwaga gutyo ubwo rero ndashaka kugira ngo wowe ungishe ujye impaka ujye wumva ko umuntu yakwihorera ariko nuko idini doctrine z'amadini ziteye buri dini ryose nabikubwira kuko nakubwira origin yabyo no kuntu byaje none nkakubwira ngo ujye witonda kuko ibyo bakubwira rimwe na rimwe idini ryigisha ntago ari byo byinshi amadini yacu yigisha ibintu original yabyo ntago tuba tuvuga ukuri ko tukuvuza abantu bayavamo iyo usoma Bibiliya ugafata imirongo imwe ushobora kuyoba kandi iyo ufashe Bibiliya ufite igitekerezo cyawe ntugende ku gitekerezo cya Bibiliya ibyo nanone bishobora kugufasha kuyoba Bibiliya rero ni igitabo kinini gisobanutse neza ariko nanone iyo ukinjiyemo ufite ibindi bitekerezo ufite ukutarimo kubyumva neza ushobora kuvangirirwamo zene Yesu ntago yigishije abigishwa be ntago yahaye abigishwa be umwuka bwa mbere yabahaye ubwenge bwa mbere yamaze imyaka 3 n'amezi 6 banamwigisha banamusaba ngo abigishe gusenga avuga ati mwanze mwige itorero ry'aba Gatolika ni itorero ryatangiye rititwa Gatolika ryitwaga abizera noneho riraza ubundi Gatolika yirebye usanga yaratangiye nko mu 1500 nko mwaka wa 1590 Gatolika dusa n'abareba yagiye developinga buhoro ariko Gatolika tureba nya Gatolika y'idini yatangiye mu 1594 ku mupapa witwaga Silvestre witwaga Gorigori wa gatanu. Yes, tubaye kaze ku Ikombe TV Incungu TV usare nawe TV uyu munsi tukaba twabazaniye umuntu udasanzwe cyane umuntu ufite mu gifaransa bavuga ngo ni bibliothèque umuntu ufite ibintu byinshi ufite ibintu byinshi bijanye na theology ndetse n'ubwenge busanzwe kavukire kubera inyigisho yagiye abonekamo ahantu henshi hatandukanye twamubazaniye rero ndakeka aribwo bwa mbere duhuye nawe rero so gukeka nibyo twamushakije kenshi none turamubonye tugiye kuganira ku nyigisho zimaze igihe zitrending ariko mzite gutyo cyangwa se zumvikana cyane zitwa ubuntu rero mbere yuko tuja muri sije nyayo reka twaze twumve atwibwira mu camake hanyuma aduhe biography cyangwa se background yiwe karibu cyane mushomba Yesu ashimwe cyane turashima Imana cyane kubera ko duhuye kugira ngo tuganire ku bigendanye n'ijambo ry'Imana iyo urebye ibi biganiro biba ari byiza turashima Imana ko uwo mwanya ubonetse kandi turashima Imana ko mwabitekerejeho kugira ngo muze tube twagabana iby'Imana yaduhaye amazina ni Bishop Dr. Sakindi Claude abantu hano Kampala ndi umuyobozi w'itorero ryitwa Restoration of Carmel Pentecostal Ministries ikorera hano mu Uganda rifite amashami atandukanye mu bice bimwe bitandukanye bya Uganda nk'abandi umugabo ufite umugore umwe n'abana umuryango Yesu tukaba twarakijijwe twarakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nakiriye Kristo muri 1983 mbatizwa amazi menshi 1984 nuzura umwuka wera muri 1986 so ndo mupanekote muri make so kubigendanye n'umurimo w'Imana twatangiye ivuga butumwa icyo gihe muri iyo myaka y'inyuma tubaho tubayobora amatorero nk'abarimo mu itorero mu matorero atandukanye Assemblée de Dieu hanyuma tubaho mu buryo butandukanye dukoreye Imana
mu bice bitandukanye. Twaje no kugira amahirwe tujya kwiga theology cyangwa sociology. Natangiye kwiga Bibiliya muri 1995 nigira Bukoba Tanzania, mvuye ngi Kigali nkora Jinja, mva Jinja nkomereza kimwe tujya za Mukono, ariho naboneye doctora muri theology. Abandi umwarimu rero mu ishuri rimwe rya Bibiliya ryitwa Grace International Bible University, akaba ryo ndimo gukora naryo muri kino gihe, arimo twigisha ibigendanye n'ijambo ry'Imana. Yego, urakoze cyane. Urubatse ngira ngo ndabivuze. Ndubatse n'ubana babwiye ko mfite umugore n'abana. Okay. Tuye hano Nansa na Kampala. Rero tuje rero muri topiki nyayo cyangwa se sije y'uyu munsi, ubuntu bumaze igihe buvugwa. Ese ubuntu muri context yawe niki? Ubuntu niki? Wenda isomo tuzaryagure kuko ntago twarivugaho none uyu mwanya tugiye kuvugaho akantu gato cyane. Navuga ngo tugiye kuvuga akantu gato kubigendanye n'iri somo ko ni isomo rinini. Ni isomo rinini nkurikije amateka yaryo, nkurikije igihe cyaryo. Njyewe nize nakoze Bible and theology, nakoze pastoral theology, then nakoze Bible theology, Bible and theology. So ibyo bintu byose nabikozeho, sose nagiye ngerageza kuba kwiga kuri ibyo bintu bigendanye n'ama doctrine. Sasa muri doctrine yo twita soteriology, aho ngaho niho dusangamo cyangwa se inyigisho igendanye n'agakiza, niho dusanga inyigisho y'ubuntu. Gusa wenda ntaragerayo, iyo nyigisho Bibiliya ifite topics nyinshi n'inyigisho nyinshi. Gusa reka nongere gufasha abantu bazumva ino televiziyo bakayireba bakatwumva tuvuga. Nashaka kuvuga ko Bibiliya ari nini. Bibiliya ni nini, ifite imirongo 31 uhere kubera ko hari Bibiliya zishobora kubirenza kuko zigiye zifite imirongo mike ariko amagambo arimo. Iyo usoma Bibiliya ugafata imirongo imwe ushobora kuyoba. Kandi iyo ufashe Bibiliya ufite igitekerezo cyawe, ntugende ku gitekerezo cya Bibiliya, ibyo nanone bishobora kugufasha kuyoba. Bibiliya rero ni igitabo kinini gisobanutse neza, ariko nanone iyo ukinjiyemo ufite ibindi bitekerezo, ufite uko utarimo kubyumva neza, ushobora kuvangirirwamo. Hari imirongo myinshi ya Bibiliya ushobora gusoma ukavangirwa. Noneho iyo tuvuze agakiza, tukira aho ngaho utaravuga agakiza cyangwa se ubuntu, uvuze ngo umuntu asomye Bibiliya ngo ashobora kuvangirwa. Usomye nabi. Ese kandi bavuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kandi rifite iki imbaraga. Kubera iki umuntu ayoba asomye Bibiliya? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi ariko risabwa kurisobanukirwa neza. Ikatuvugira urugero, Yesu yigishije imyaka 3 n'amezi 6 abigishwa be. Ariko yarababwiye ngo mugende mwigisha abantu ibyo nababwiye byose. Ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu abantu basobanukirwa nabi bitewe n'uburyo bwo kutamenya gusobanura ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ariko nanone risabwa ubuhanga, bitari umwuka gusa nk'uko abantu babyibwira. Natanga urugero, Yesu amaze kuzuka yahuye yahamagaye Petero, aramubwira ati ragira intama zanjye. Yabimubwiye inshuro 3. 3 times. Petero arimo kuvuga ngo nta kibazo, muze bisubize. Yamushubije amubwira ati rwose nzaziragira. Nyuma yaho aramubwira ati rwose nawe urabizi urambaza cyane. Yesu aramubwira ati rwose nta kibazo. Petero amubaza se none uriya we, abaza Yohana, abariza Yohana, uriya we bizagenda gute ko ntacyo umubwiye? Yesu aramubwira ngo niba nshaka kagumaho kugeza igihe nzagarukira upfiki. Yohana yanditse igitabo cye hagati y'umwaka wa 90, bya bintu byaravuzwe mu mwaka wa 30. Mu mwaka wa 30 abigishwa ba Yesu bose ngo bari bazi, ukurikije Yohana ibyo yiyandikira, bari bazi yuko Yohana atazapfa. Yohana yabyanditse muri 90, nta mwigishwa n'umwe wa Yesu ugihari usibye we. Amenya yuko agiye gupfa, yumva umubiri we, areba uko umubiri umeze, areba ubuzima bw'uko bumeze, aravuga ati bya bintu sibyo Yesu yashatse kuvuga. Bigaragaza yuko nawe inyuma bishobora kuba ariko yabitekerezaga ko atazopfa. Ariko
uko igihe cyagiye kigera cyagiye kimwigisha ko azopfa noneho arabivuga ibyo rero bishaka kwereka ko Petero yapfuye azi ko Yohana atazapfa, Pawulo yapfuye azi ko Yohana atazapfa, kuko ukurikije umurongo nuko bigaragaza ngo uhereye icyo gihe batangira kuvuga yuko Yohana atazapfa, ababivugaga n'abandi n'abigishwa ba mbere bose. Rero ubwo bishobora kuba ubuyobe, noneho wenda ibyo ngibyo kuko ni ubuyobe ariko budafite imbaraga, budashobora gutwara umuntu muri Gehinomu, ariko none ushobora no gusoma Bibiliya none ukayoba mu buryo butwara umuntu muri Gehinomu. Igituma mbivuga, itorero rimaze imyaka 2000, habayeho ibiganiro byinshi abantu baganira ku byanditswe, bamwe ntibabyumve neza abandi ntibabyumve neza, none ugasanga abantu bibeshye, abantu bakibeshya kubera ko yasomye umurongo umwe ntawe usobanukirwe nabi. So niyo mpamvu navuze ngo biradusaba kwitonda cyane ku bigendanye no gusoma Bibiliya, kuko abantu barayobye. No kuvuga ngo gusobanukirwa Bibiliya ntibisaba ngo umwuka gusa, bisaba n'ubwenge. First of all bisaba ubwenge mbere y'umwuka. Mbere y'umwuka bisaba ubwenge. Kuko Bibiliya yanditswe n'abanyabwenge kandi yandikwa n'abanyamwuka. Sibyo? Zene Yesu ntabwo yigishije abigishwa be, ntabwo yahaye abigishwa be umwuka bwa mbere, yabahaye ubwenge bwa mbere. Yamaze imyaka 3 n'amezi 6 banamwigisha, banamusaba ngo abigishe gusenga, avuga ati mwanze mwige. Imyaka 3 yigisha, umwuka we yabahaye ku munsi wa nyuma, yabahaye ku munsi wa Pentecote, amanye nayo imyaka 3. So bisobanuye ko ubwenge butwara igihe kirekire kubumenya, umwuka we ushobora kuwuzura umunsi umwe, ariko ubwenge butwara time. So nukuvuga ngo rero niyo mpamvu Pawulo arimo kuvuga mu Bakorinto, hari ijambo yavuze ngo nuko nzajya nsengesha umwuka mu bwenge, nsengere no mu mwuka. Buri gihe rero iyo ugiye mu mwuka gusura Yoba, niyo ugiye mu bwenge gusura Yoba. Amadini menshi yubakiye ku bwenge, yoganizinze neza, afite setting nziza, afite amashuri, yafashe imfubyi, asetinze neza, nta mwuka afite ariko afashe imfubyi, atanga ibintu, afite za kaminuza, bakora ibintu, afite amafaranga, afite amapasiteri, afite amamodoka, kuko nta ibintu byabo bafite setting. Ibyo se bari byiza cyangwa ntago nabyita byiza cyane ukurikije umugambi w'Imana. Byaba byiza byombi bihari, kuko Pawulo yavuze ngo nzasengera mu mwuka, nzasengesha umwuka, nsengesha n'ubwenge. Nukuvuga ngo ibyo byombi birakenewe, ariko nanone mu barokore dufite amatora ya Pentecote yagiye mu mwuka gusa. Ayo rero ntashobora gufasha imfubyi, ntashobora gufasha abapfakazi, nayo ntiyifashije, biba bizanarangira. Ayo ngayo bazanarangira. Ubwo rero byombi birakenewe, kenewe ubwenge, hagakenerwa n'umwuka wera. So muri make rero cyane cyane iyo turimo kugana ku bintu bya doctrine bidusaba kwitonda, bigadusaba no kugira ngo dubanje gusobanurira abantu turimo kuganira nabo, cyane cyane ku ruhande rwanjye nk'umwarimu wa theology, njya ngira imbabazi iyo ndebye abantu benshi bajya impaka ku bigendanye na Bibiliya, kuko hari igihe usanga ajya impaka bitewe n'ibyo abantu bamubwiye. Ibyo nashingiyeho reka mbaho urugero mu ncamake, ntago ari uko navuye kuri topic y'ibyo mwambajije, ahubwo ndagira ngo tubanze dusobanukirwe neza abantu bajye bitonda. Mbaho urugero, itorero rya Gatolika niyo itorero ryatangiye rititwa Gatolika, ryitwaga Abizera. Noneho riraza, ubundi Gatolika yirebye usanga yaratangiye nko mu 1500, nk'umwaka wa 1590. Gatolika dusa n'abareba yagiye developinga buhoro, ariko Gatolika tureba nya Gatolika y'idini yatangiye mu 1594 ku mupapa witwaga Silvestre, witwaga Gorigori wa gatanu. Uwo ni wo muntu usa n'uwatangije Gatolika ibintu bimwe, agenda bizamura. Gusa nubwo Gatolika nyayo isa n'iyatangiye muri 460, itangijwe na witwa Silvestre Leo wa mbere. Ariko kugira ngo amabwiriza n'amahame ya Kigatolika yaje muri 590, kuko niwo washizeho amabwiriza amwe abwira ko abami bagomba kujya bashyirwaho na papa, bakanamuramya ibintu nk'ibyo muri Roma. Urumva? Noneho nukuvuga ngo rero ibyo ngibyo byose byarazamutse, ariko bigeze mu myaka yo hejuru abantu batangira kugendera kuri Bibiliya. Reka tuvuge urugero, Martin Luther watangiye mu 1517 yashingiye ku gitabo cy'Abaroma n'Abagalatiya, amenya yuko ubuntu bw'Imana ari free of charge, mu gihe abaporoso Gatolika yari ifite doctrine ya indulgence igurisha agakiza, kugira ngo uzajye kujya mu ijuru ushobora kwishyura, niyo umuntu wawe yaba yarapfuye wamwishyurira akajya mu ijuru. Urumva babyita indulgence. Iyo doctrine yabanje muri za 800 muri Gatolika. Hari umupadiri witwa Pius wa gatatu wari warayitangiye, abarimo kubaka Kiliziya Gatolika y'i Roma yitwaga Basilica n'ubikiriho.
noneho urumva mbese ni ibintu by'amateka ashingiye kuri ibyo bubaka iyo doctrine uyu munsi Gatolika imaze imyaka irenga 1,100 babigenderaho kandi bazi ko ari ukuri urabyumva noneho rero ubu Abagatolika benshi ntibaza ayo mateka ni ukuvuga ngo iyo yavuye ku muntu byavuye ku muntu uyu munsi Indulgence yakora cyane muri Gatolika utanga amafaranga na amateka nabyo nzabibabwira ubutaha tukora ibindi biganiro byose sindi bujye muri detail turacyari ku buntu noneho biragenda Martin Luther atangiza ubuporoso ashingiye ku bitabo bibiri Abaroma n'Abagati noneho nyuma yaho haza uwitwa William muri 1634 atangiza itorero ry'Abamethodiste ubwo nawe yazanyemo nanyigisho z'ubuporoso yongeramo kubateza mu mazi menshi witwa Wesley atangiza mu mwaka w'1733 azana Abamethodiste awa azana yigisha ububyutse yigisha kwatura abo bose bavaga muri Gatolika ubwo bagiye bava muri mu buporoso noneho mu 1832 uwitwa Joseph Smith atangira idini ryitwaga ry'Abamormoni Mormonism uyu munsi barahari cyane njya mbona bambara black and white urumva abo bashingiye ku byanditswe abo bavuga ko Yesu yarongoye yari afite umugore witwa Magadalena abana byaye n'abana bajya gutura sente yari nyina wabo bajya yari mwene wabo wa hafi cyane urabyumva neza ubwo iyo ni amadini anakomeye kuno munsi uyu ugeze nyuma yaho gatoya hari uwitwa William Miller watangije idini ry'Abadventiste mu 1844 na gatatu yarabaze abara muri Daniel igice cya 8:24 abona Yesu igihe azazira n'iminsi azazira yubisomye neza utabyita mbese utitonze ubona ibyo yabaza ari ukuri ko yabaze igihezera yaziye abara amatariki kuko yosomye bya bitabura yabona arabisoma agiye kubona abona amatariki azaza atangaza umunsi ku itariki 20 z'ukwa 11 1844 Yesu ntiyaza amene 15 z'ukwa 4 Yesu ntiyaza arongera avuga ngo yaribeshe ngo Yesu azaza mu 1800 ayongera amezi 6 y'ukwa 11 Yesu ntiyaza ariko wibuke ko bashingiye ku cyanditswe afite igitabo cya Daniel yashingiyeho ni imirongo arasoma arabihuza akabikwereka ukabona nibyo urabyumva rero gusoma niyo mpamvu nakubwira ngo gusoma Bibiliya bigusaba ntituzibeshye birasaba kwitonda birakomeza ejo bundi Abametanoza abanduza Abayehova uwitwa Tezeri Charles Tazer mu 1872 ashinga Abayehova nawe avuye muri Katolika avuye mu itorero ryitwa Congregation Church ayo ni amadini yose ejo bundi anoze uyu nguyu Branham wejo bundi aravuga ngo niwe Eliya wa nyuma wavuzwe asomye igitabo cya Maraki abona niwe arangije abitangariza abantu arabyigisha avuga ko yayobejwe n'umurongo umwe gusa muri mu 231 yasomye umwe akora doctrine aragwa uyu munsi urabona abamukurikiye Yohana ibice 10 amina umurongo wa 9 aho Filipo yabaje ngo banyita kucyubaza umbonye ababonye data Yohana Filipo kucyumbaza imyaka tumaranye umbonye ababonye data nta wundi umugabo arayobana n'uyu munsi urabona ibihumbi biyobye umurongo umwe cyase mu 312 abakora doctrine n'uyu munsi abantu barimo kugenderamo bazi ko arabako so rero icyo nshaka kuvuga twitonde kuri Bibiliya ni inkota ya moja abiri uruhande rureba aho umwanzi wenda gutema rufite ubugi bungana n'uruhande rukureba ku buryo ugize gutyo ukagarura inyuma ukakoza hakurutugu wakwite mu kuboko kukamanukana n'inkota byose bigataka so icyo nshaka kuvuga so gutera ubwoba ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi risaba n'ubwenge risaba no kurimenya risaba no kubisobanukirwa ntuzavuga ngo wagiye mu mwuka gusa bizonyene kujya mu mwuka iyo habuze umwuka bibidini kandi iyo bibaye umwuka bibubuyobe hari ubuyobe dufite abantu bayobye benshi bavuga ko bayoborwa n'umwuka ariko bamureba ugasanga arayobye dufite n'abantu baretse umwuka bahinduka idini rero tureke twitonde ibintu tubigendeho neza so muri make rero nkuko navuze turavuga incamake y'iri somo ry'ubuntu turakora introduction ariko tuzarisobanura mu buryo bwimbitse mu gihe kiri imbere bitewe n'amasaha n'igihe kandi isaha gasomo gatoya nitugafate nk'akantu gatoya ahubwo turifate nk'isomo ryagutse ko ni isomo ry'agakiza ni ubuntu ni kamwe mu bintu bigize isomo bigize agakiza kuko iyo tuvuze ijambo agakiza soteriology wokovu
ni ukuvuga ngo tuba tuvuze ijambo rimwe ariko rifite branches, rifite amashami menshi. Ayo mashami rero tuzagenda tuyavugaho kugira ngo dusobanukirwe, ariko gusa ayo mashami yose tuvuzeho ubuntu. Ubuntu ni kamwe, ni ishami rimwe rigeze mu nyigisho z'agakiza. Dufitemo ibyo twita atonement, dufitemo ibyo twita atonement ni mu kinyarwanda isobanuye umunsi w'impongano, ni impongano atonement. Tukagira justification, gutsindishirizwa. Dufite kwizera aribyo faith. Dufite ibyo twita grace aribwo ubuntu. Dufite ibyo twita conversion, kwatura no gukizwa. Dufite ibyo twita redemption, aribyo birimo gucungurwa. Dufite reformation, aribyo ku muntu kugenda kura. Regeneration, reform no guhindurwa. Regeneration ni ugukura. Then born again, to be reborn, ni ukuvuka ubwa kabiri. Ibyo byose biri muri under soteriology. Ntago rero agakiza kagizwe n'ubuntu gusa, ahubwo harimo ayo ma branches menshi. Mvuzeho makeya kuko ntago ndi mu ishuri, ariko muri make reka twongere dusubire ku buntu gato. Ubuntu, ijambo ubuntu ni ijambo ririho kuva muri kamere y'Imana, kuko ibintu byose yabikoze ku buntu, ntabwo twayitegetse. Ntabwo twavuze ngo, nta nubwo twavanga ubuntu. Of course butangirira mu isezerano rishya. Imana ubwayo ni ubuntu, igizwe n'ubuntu ibintu byose. Iyo turebye muri Edeni, Imana imaje kurema ibintu, ntabwo yagurishije Adamu. Ibintu byose yamuhamagaye ngo ibintu byose bigere gutya. So n'ubuntu, it is a flow of charge. Ahubwo urangibukije, hari interview nigeze kubona umuntu avuga ati turi ba Yesu, kuko ngira ngo Paulo avuze ati sinje uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Kandi Kristo ni iki? Ni ubuntu. Ese nibyo turi ba Kristo? Ntabwo turi ba Kristo. Yesu ari muri twebwe, ariko ntabwo twebwe turi ba Kristo. Gute? Twebwe turi container, Yesu ari muri twe. No vuga ngo twe turi abantu. Turi abantu. Ntabwo turi ba Kristo, kuko Kristo ni umwe. Nose niki wabwira uwo ngo ufite iyo myumvire? Nyine ni bya bindi nababwiye byo kwibeshya. Kuko turi ba Kristo, ubwo Kristo yaba ari umwe, isi yose yabituwe na ba Kristo. Kristo yaba abaye umwe, nta n'impanda yaza, ntabwo yaba afite icyo amaze. Twaba twaravanze, twarabaye ikintu kimwe. Ubwo Kristo ni waba uriho ku isi ari umwe wenyine. Nta mpanda yoba. Nta mpanda yaba, kuko agabwa ari mu ijuru. Ni ibintu nyine bisaba kwitonda mugiye kubisobanura. So noneho rero ubuntu ni ijambo ry'ukuri twabayeho mu gihe Adamu. Reka mvuge urugero, nsobanure ku buntu. Adamu aremwa, mbere y'uko Adamu aremwa, Imana yari iriho, yaremwe n'ibindi bintu muri process, ibintu tudazi igihe byaremewe, ko bivuga ngo mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi. Yes, irabirema, ntituzi amatariki. Hanyuma Imana irangije, urumva, Imana irangije irema, itunganya isi, niko nkunze kubyita, kuko isi n'ijuru n'abamarayika ntago byaremwe mu minsi 7, byari biriho mbere y'iminsi 7. N'amazi yaremwe mbere y'iminsi 7, nayo yaremwe n'Imana. Yaremwe n'Imana. Noneho cya cyumwe cya mbere Imana irema ibintu byose bitunganya iminsi 6, irema n'umuntu iramuzana. Iyo urebye rero n'ubuntu sinyamango n'ubwo isezerano rishya, kuko no mu isezerano rya kera Imana yagaragaje ubuntu. Umuntu amaze gucumura Adamu, yaracumuye akora icyaha, bigaragara yuko Imana yamugiriye ubuntu, kuko ntago Imana kugira igitekerezo cyo gukora imyambaro mu ruhu, ntago ari Adamu wabisabye, nta nubwo ari amategeko, ahubwo ni Imana ya bwa buntu bw'Imana yashatse ko umuntu agumaho, yabikoze. Rero Adamu yabayeho bwa mbere muri Edeni, nta cyaha agira. Buke yabaho inyuma ya Edeni ari umunyabyaha, ariko yarahawe opportunity yo kubaho mu rwego rwo gutamba ibitambo. Ari nabyo Abeli yatambaga, na ba Kayini babitambye, nawe ko barabitambaga. Birumvikana ko ba Seti babitambaga kugeza kuri ba Nowa, ubona ko batambaga ibitambo yose mu gice cya 8 cya 9. Ba Abrahamu batambaga ibitambo. Ubwo buzima buraza bugeza kuri Mose, habaho amategeko. Amategeko igihe rero hariho igihe cyo kubaho nta mutima nama gucira urubanza. Noneho biza kugeza igihe umuntu afite icyaha, afite ibyaha, ariko yiyunga n'Imana akurikije amaraso y'inyamaswa yishe. Noneho birangiza umuntu ahawe amategeko mu gihe cya Mose. Amategeko araza, ntiyagira icyo atunganya, ageze igihe cya Yesu. Yohana igice cya 2 umurongo wa 17, banga amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu nuko ibyazanywe na Yesu Kristo. Ibyo rero habayeho systeme y'ubuntu. Noneho umuntu kubaho
ari wowe wihitiyemo. ariko mbere bwabagaho na mbere bwabagaho kuko Imana yagiriye ubona bishe amategeko ntiyabarimbura. Na Adamu yavuze ngo umunsi wariye ku giti uzapfa, ariko umunsi yakiriyeho ubwo buntu bwaraje ishyiraho opportunity ibaga inyamaswa izivanaho impu izibakoreramo imyenda. Ubwo ni ubuntu. Ayo mahirwe ya kabiri ni ubuntu. Ubuntu ntabwo ari ikintu Imana yaremye nyuma y'uko imaje kwiyoberwa, biyirimo itano, ni kamere yayo, ntabwo ari kamere yayituyemo, ni kamere yari isanganywe itanite. Muri itano plan, muri gahunda yayo y'igihe cyose ubuntu buyirimo. Biriyikora ntabwo ari ibintu biyizamo nyuma, ntabwo ari emotion, ntabwo ari amarangamutima, nta kintu kizamo amarangamutima kiba kiyirimo. Adamu iyo hatabaho ubuntu, Adamu ntabwo aba yaravuye muri Edeni. Iyo hatabaho ubuntu bari abantu bose ba Mose, Abisirayeli ntabwo babaho, kuko bishe amategeko. Kandi wishe itegeko arapfa, ariko kuki bishe amategeko ntibapfe? Kuko yisomye igitabo n'ubuntu. So ubuntu rero don't bring it today. Nangwa sanga ubuzane ngo nubwa none ahangaha ni reaction y'Imana. No, it is God's plan. Imana muri y'ubuntu buyibamo. Yusomye igitabo by'abahanuzi ubona ko ubuntu burimo. Simwe mwankunze, simwe mwantoranije, suko muri nabeza, siko yabwiye Abisirayeli. So ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi zakabaye zituma barashizeho, but God's grace ubibona mu gitabo cya Yobu, cya Yona. Ubwo yuzi ibindi processes Imana iyo nashaka ko barimbuka, Imana avuga ngo no, ni ubuntu yagiriye abanini abanyamahanga. None Yona wagashaka ko barimbuka, Imana itoya bwa buntu nibwo Yona yakiranaga nabwo ko Imana idakwiye kubugira. Suko batarisha amategeko, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari current senge, ntabwo ari ibintu biza kubera emotion. Imana yuzuye ubuntu, ni inyabuntu kuva mu itangiriro kugera mu iherezo. So iyi rero nyigisho y'ubuntu iyo nyine yaje mbere ko turaja igihe yatangiriye umunyabuntu ninde? Umunyabuntu, ariko ntacyo reka dutangire uko yaje. Yavuye he? Yaturutse ko numvishe ko Pawulo ari we bisa nkaho byakomotseho, wenda wabisobanura. Pawulo turamubeshyera, ni misinterpretation. Iyo tunaniwe gusobanura rimwe namwe tubeshyera umuntu dushingiye ku murongo umwe, noneho tudashingiye ku mirongo myinshi. Sinzi niba wabisobanukirwa. Nyine ubwo abantu bagendera ku buntu bafite imirongo mikeya. Pawulo yanditse ibitabo 13, bafite imirongo myinshi. Noneho ko yayo hari abantu batoranije iriya mirongo ivuga ku buntu, bakaba ariyo batekereza ko ari uko kuri kwa Pawulo. Iyindi nanone kuko dufite inyigisho z'ubuntu, ariko inyigisho z'ubuntu ukuvuga ngo Bibiliya ntivuga ubuntu, niyo ibivuga ariko ntivuga ubwo izo nyigisho gusa, kandi nubwo benefite uko bivuga. Reka mujyase senda against ubuntu. Ntago ndwanya ubuntu kuko ndabwemera, ndanabwizera. Yesu yangiriye ubuntu, kuba nyirijwe, kuba naramenye Kristo ni ubuntu nagiriwe. Urumva? Ikanda bamwemeye bose yabahaye ubwo buntu. Ahubwo tugira ikibazo cya conditions z'ubwo buntu, uburyo butekinga place, uburyo bushyirwa mu bikorwa. Reka mvuge urugero. Itorero Pawulo reka tumwihorere kuko we afite byinshi, ahubwo hariho context bize impaka zagiye zibaho mu mateka ya Bibiliya. Amateka ya Bibiliya, iyi nyigisho yitwa y'ubuntu, nyine wenda abigisha Bibiliya abizera mu buntu iyo bivuze bashaka kutabyemera neza, kaba ngo uko bashaka kubisunika, bashaka kubishyira kwa Petero, kwa Pawulo n'abandi, ariko mu mateka bifite inyigisho aho zagiye zitangirira. Reka numbwira abantu banyumva ibintu bigendanye na doctrine na discipline, bigendanye na theology na za Bibiliya bifite aho byatangiriye. Noneho bakakubwira yuko ababitangiyeho bakubwira ko byatangiriye muri Edeni. Njyangana n'abasilamu bakavuga ngo Adamu yari umusilamu, sibyo? Ariko nibyo ubusilamu bubayeho ejo bundi muri 610. 610 nibwo Muhammad yatangiye ubusilamu. Isi maze imyaka 4600. Ubwo yabaye umusilamu ate? Ubusilamu aribwo bubaye ejo bundi. Kucyo ikintu cyaje mu 4600 wowe uvuga ngo cyari ngo Adamu nicyo yari arimo kitari kiriho. Ibyo ngibyo n'ubuyo urumva ubuyobe. Abanoza Abadventist baricara bakavuga ngo Adamu yaruhutse Sabato.
isabato ibayeho mu 1844 Miller ari uyizanye Madamu White akayitsindagira neza mu 1863. Urumva ibintu by'idini ni ibintu abantu bagomba kujya bitondera. William Miller ni uko yabivuze, ni ibyejo bundi ntago abadive ntibaramara imyaka 160 kandi simaze imyaka kuva Adamu aremwe hashize imyaka 6,000. None wavuga ute ko Adamu yari umudive? Ntago ububeye. Wavuga ute yuko yari umuyehova? Abayehova barabayeho mu 1842. Urabyumva? Wavuga ute ko ari umupanekote bamaze imyaka 20 gusa. Ejo bundi mu 1904. Nukubanga ibintu wavuga ko ari umuporoso kandi abaporoso baraje ejo bundi mu 1517. Zo ni inyigisho z'ubuntu nazo zifite abazizanye bazifominze bashobora kuba baribeshye mu byanditswe nangwa ari uko babyumvishe none bakuriyetinga those teachings none wowe bakubwira ko ari Pawulo wazikuriyetinze but not true kuko tuza babitangiye n'amatariki n'imizi naho bavukana base nabanyina na base wabo kandi mbere yuko babivuga ntibyari biriho izo nyigisho ntizigishwaga gutyo. Ubwo rero ndashaka kugira ngo wowe ungishe ujye impaka ujye wumva ko umuntu yakwihorera ariko nuko idini doctrine z'amadini ziteye. Buri dini ryose nabikubwira kuko nakubwira origin yabyo no kuntu byaje none nkakubwira ngo ujye witonda kuko ibyo bakubwira rimwe na rimwe idini ryigisha ntago ari byo. Byinshi amadini yacu yigisha ibintu original yabyo ntago tuba tuvuga ukuri ko tukuvuza abantu bayavamo. Sa wenda reka mvuge mu ncamake inyigisho y'ubuntu ari umuntu wabayeho umuvuga butumwa y'ukagase Eusebius witwaga Tanazi muri 350 muri church history. Bari bafite icyo gitekerezo cyuko aho ni before Christ AD ntago izo nyigisho zari ziriho mbere y'itorero zaje nyuma y'itorero. Ni inyigisho zabayeho after the church. Ubundi nta mpaka zijya zibaho muri Old Testament. Impaka nyinshi ziba kuko ari umusaza witwa Simiyoni ateruye Yesu aragahinja yaravuze ngo uyu azaba ikimenyetso kigirwaho impaka. Sasa kubera ko kantu inyigisho za Yesu zigirwaho impaka ntizizarangira nawe uzazirangira. Yesu azarinda zizo mpaka zijyanye tushidikanya ku bumana bwe dushyira ku nyigisho kubera iryo jambo ni ikimenyetso kigirwaho impaka. Rero mu isezerano rya kera nta mpaka zijya ziba mu isezerano rishya. Bwana Sifesana. Amen. So rero reka nongere nsobanure iki. Uyu mugabo rero abo bagabo barabisobanuye ariko ahagana muri za 400 bigenda birangira bitewe nuko Gatolika yagize imbaraga. None inyigisho Gatolika itemera ikazivanaho ku ngufu. None hasigariye inyigisho Gatolika yemera. None kuko Gatolika yari yarifatanije na leta ibintu itemera yarabirwanyaga bakabirangiza complete ubinaniraniyemo bakamwica gapfa. Nuko ikibazo cyagiye kirangira. So noneho hano ikigendanye na mu 1517 Martin Luther aza gutangiza doctrine y'ubuntu kugakiza ariko ntago ari ubuntu ubu ngubu twigishwe uyu munsi we yigishije kuko cyane ikibazo cyari kiri abantu babaye confused kuko Gatolika yaje gukora business. Ibintu by'Imana bihindura muri business biba amafaranga biba amashiringi biba amadolari. Ikintu cyose ugiye gukora muri Gatolika kiba service. Noneho kubera ivyo bikomere abahishuriwe yuko ijoro ari ubuntu nabo babisobanuye cyane barenga umupaka bakwiye kubishyira. Bakoze rebellion. Noneho mu buryo bwo gusobanura ubuntu bajya hirya cyane kuko Gatolika yubatse amazu yubaka amashuri za university zikomeye uyu munsi kwisi za Gatolika. Noneho kubera iyo mpamvu nabo bagiye gusobanura ubuntu bajya hirya yabwo bararenza nabo mbese burarenga Imana umuntu asigara ari nk'ikintu kitafite umumaro Imana isigara ariyo ikora ibintu byose umuntu atabigizemo uruhare. Nuko habaho iki kibazo rero muri uko kukompensatinga no kurwana kugira ngo barwanye inyigisho za Gatolika bisanga nabo umuntu ngo Martin Luther mu 1517 atangiye ubuporoso we yari moderate kubigendanye n'ubuntu ntago yari extremist. Mu 1517 moderate ni umuntu ugendera noneho rero abo twita extremist ni abantu nyine baba bakabya barenza aho bakwiye kuba bari. Noneho mu 1523 hari uwitwa Calvin
Jean Calvin John Calvin nyuma ya Martin hashize imyaka 6 Poroso butangiye ubumva nawe yari umuporoso kuko bari muri iyo reform noneho we yari mu Bufaransa n'umufaransa arangije rero yari afite maîtrise mu bijyanye na theologie ari umwarimu mu bigo by'amashuri ya Bibiliya noneho we muri research nawe kandi afite ya spirit yo kurwanya inyigisho za kigatolika zari zigaragaza ubuyobe cyane noneho we niwo washyizeho ingingo 5 mu ngingo 5 yavuze yuko umuntu yaguye burundu nta cyamurengera atakwivanayo icyo kintu aracyemeza ariko kikaba ari icyo cyo turacyemera twese umuntu yaraguye umuntu yaracumuye kandi ntashoboye kwicungura nta bushobozi afite bwo kwicungura uko niko kuri noneho ahubwo ikibazo arangira aravuga ngo kubera iyo mpamvu umuntu aba akeneye ibyo twita unconditional grace unconditional grace ni ukuvuga ngo ni ubuntu butagira kondisiyo ntacyo umuntu akeneye gukora kugira ngo agire ubwo buntu ni ukuvuga ngo mbese usa n'uryamye ahantu warahwereye byararangiye undi akaza akakwitoragurira akakwihera ubuzima wowe ntacyo uzi nta ruhare ubigizemo icyo kintu aragenda aracyubaka none arangije ngo iyo birageze aho kubera iyo mpamvu ni ukubera ko hari ibyo yise limited atonement. Limited atonement bisobanuye ko ni impongano ifite aho igarukira. Uriya ana conditional election. Ana conditional election ni ukuvuga ngo gutoranya kw'Imana nta hantu ugarukira. Nta kishingiraho. None limited grace ni Imana yatoranye. Yesu ntabwo yapfiriye abantu bose, yapfiriye ba bandi batoranijwe. Limited atonement ni ukuvuga ngo atonement impongano urupfu rwa Yesu gufite abo yapfiriye mu barurazwe. Hari abandi niyo bakora iki badashobora kwinjira muri iyo list kuko ntibarimo. Iwe niko yavugaga. We niyo myizerere ye. Ari nayo myizerere y'aba bantu b'ubuntu usibye yuko bamwe baba batabizi. Nicyo kibazo. Abantu benshi tuba mu madini ariko turi mu bigari gusa. Tutazi impamvu zabyo. Umuhungu abyubatse gutyo. Arangije limited. None se hagati aho ni bande yavugaga ko batoranijwe? Ni bande batatoranijwe? Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuzajya mu ijuru. Abo batoranijwe ntibiyizi nabo. Ujya kwisanga ugasanga wakijijwe. Kuva babayeho. Kuva wisanga wakijijwe, wisanga uri umuririmbyi, wisanga wizeye Kristo. Nta ruhare wowe ubigiramo. Kujya mu ijuru ntabwo bigusaba kuba wowe wabihisemo, bigusaba gusa uriya wabiguhitiyemo. Ariwe Mana. Ariwe Mana. Bahita basoma Baroma 9:11 bavuga ibya Yakobo na Esawu. Yakobo Yakobo yari gukora iki? Ntuza Yakobo Esawu amugurisha ko byateguwe bene nk'ibyo. Ariko ibyo ngibyo nyine wibuka ko bifite 31,120 ntago wasobanura uwo ngo wonyine hari n'iyindi. Ubwo twebwe nitujya kubisobanura tuzakwereka n'indi mirongo kugira ngo duhuze imirongo tumenye ukuri n'ukuye. Abahungu ntuza Calvin arakomeje hepfo arangije. Ubwo urumva tuvuze umuntu yaraguye birarangira. Hari ubuntu butagira gutoranywa nta condition ziriho, ni Imana yabiteguye gusa ntago ntacyo bigusaba wowe. Arangije avuga yuko urupfu rwa Yesu rufite abo yapfiriye n'abatapfiriye. Nyuma yaho akomeza avuga hari ikindi yavuze, avuga yuko perseverance of saints of the saints, kwihanganira. Imana yihanganira abatoranijwe. Abatoranijwe Imana irabihanganira. Irresistible grace. Irresistible grace ni ukuvuga ngo ubuntu bw'umuntu watoranijwe nta kibubuza kuba waratoranijwe. Nta kivuga ngo uyu nguyu noneho bigende gutya. Irresistible grace ni ukuvuga ngo ubwo buntu wagiriwe warabugiriwe nta cyaha kiri bubusibe, nta gucumura kuri bubisibe. Mbese ni ukuvuga ngo wamaze kubugirirwa nta mpamvu, byararangiye. Irresistible grace niyo yari ideology. Iyo ideology arayizamura. Arangije rero asoza avuga yuko Imana yihanganira
abatoranijwe. Iyo umuntu yatoranijwe Imana yamwihanganiye nawe wakora ibyaha bingana kubera yuko nyine wamaje kuba appointed kuzajya mu ijuru. Ijuru wariteguriwe utarabaho. Ubwo rero umuntu wateguriwe ijuru atarabaho ntago namara kuba hazagira ikiri muvanamo. So nuko nguko yizeye. Aho rero niho ikibazo kiri. Mu 1523 iyo nyigisho irabuminga, iravugwa cyane, irakora, barayisobanura. Ariko abafaransa baje kumwirukana ajya muri Sweden. Mu bihugu bya Scandinavia abari kayidevelopingira. Ari nayo mpamvu uyu munsi itorero risa n'iryizera cyane muri iyo doctrine n'aba Presbyterian batangirira iriya. Itorero rya Presbyterian ubundi n'ababatista bafite iyo nyizerere original baptist then n'aba Presbyterian niho kuko niho nayo batangiriye. So ayigisha gutyo Ufaransa buramwirukana ko yari Gatolika kandi Gatolika iyo wabagura against they are teaching barakwirukanaga gasagiriya yubaka iyo doctrine ya ubundi ntago bayita ubuntu gusa ubundi ahandi bayita predestination doctrine. Predestination kuba waragenewe mbere icyo uzaba cyo iherezo ryawe riri designed before wabayeho mbese mu cyarabu tubivuga inshallah. Inshallah ku Muslimu iyo modoka igutuye hasava inshallah niko Imana yabishatse. Wasitara inshallah ikintu cyose ni Imana yabikoze kuri bo shitani ntariho ni Imana n'umuntu ni inshallah. So rero n'ibyo by'ubuntu bisana harimo iyo spirit nuko Imana yabigambiriye nuko Imana yabikoze nuko Imana yatoranije nuko Imana yabidesigninze it can't be changed ntago bihinduka. So nuko nguko inyigisho y'ubuntu original yayo mu by'ukuri ibitabo biriho imyigisho ziriho naho ishingiye. None se nubwo twifashisha kuko buri inyigisho yose ya Bibiliya y'ubuyobe nangwa se ya Bibiliya twifashisha imirongo ya Bibiliya. Ibyo rero ntago twaza kuvanga nyine buri muntu wese yavanga Paulo ni wabivuze ko n'abasiramu bavanga Paulo yari umusilamu ko yari yarakebwe arabivuga. Y'abasiramu bahagaze bavuga yuko Paulo yari umusilamu ko hari aho bivuga ko yari yarakebwe bakavuga yuko Paulo yogaga nka kwa konda Islam kuko Bibiliya haraho bivuga yuko iminsi mikuru azamanuka akajya kuri Pentecote ibintu nk'ibyo mbese akavuga yuko azakeba Timotheo. Urumva gukeba gusiramura ubwo urumva bigusaba niyo mpamvu nabwiye ko Bibiliya ndakeka abanyezero bose ko bateye ni umuco gukebwa kwa gukebwa ni umuco ntago ari doctrine ntaho bihuriye n'ubugingo buhoraho. Ni nko kwambara ibitambaro ni nko ibyo byose ni doctrine. So no aho ngaho rero original y'inyigisho y'ubuntu yakomotse na mbere hari abajyaga babivugaho ariko wayishyizemo imbaraga akandika mu gihe cyacu mu gihe isi yari imaje gutera imbere w'umuhanga ni Martin n'aba Calvin. Niyo mpamvu tuyita aba Calvinist. Calvinism doctrine aba Calvin abo nabahe nabanyine bigisha inyigisho z'ubuntu aba nabavu bariko bo baje ryari nyine uwo Calvin inyigisho y'ubuntu tuyita Calvinism. Calvinism doctrine niho wayitangiye mu 1523 gusa nyine abayibyizera ntago wabivuga ubusa naho bumva ari ibintu giye kandi bigiye kuba nk'ibyinzaduka none ntibabyemera akavuga ko Paulo kugira ngo babihe imbaraga. Ariko Paulo ntago ari uko nguko yigishije. None se babihuza gute na Yesu Kristo kubapfira ngo amare ibyaha byose noneho mutabya biba bigihari. Wenda reka icyo kintu dusa naho mbanza none mvuge ukuntu haje kubaho undi muntu atari Calvin nyuma y'imyaka reka tuvuge Calvin yabayeho mu myaka y'1523 haza uwitwa Armin Jacob w'Umuswede mu bihugu bya Finland na mu majyaruguru babyita Scandinavia. Niwe waje nawe noneho nawe yari umuhanga muri theology ariko asanga ibitekerezo bya Calvin bisa naho bimara imbaraga umusaraba ntago biwuca intege. Niba urupfu rwa Yesu rufite abantu bakeya batoranijwe Yesu ntiyapfiriye abantu bose kandi Bibiliya ivuga ko Yesu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
urabyumva abari mu isi Calvin we yakonsidera Calvin rero ntago abari mu isi bose Yesu yabapfiriye yapfiriye abatoranijwe bari mu isi ariko bari mu isi bose ntibandi icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye ni ukuvuga ngo ubwirije ubutumwa ukizera Yesu ufite ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana Calvin atoya hari abantu Imana yabigeneye batarabaho bavukiye muri systeme Yesu ntacyo yaje gukora hari abo yaje kubikorera ntabwo ari abantu bose ni abantu bamwe yaje kubikorera ntabwo ari bose iyo ushatse kubishyiramo abantu bose ubwo kubera Calvin uba utangiye gukora ibyaha iyo uvuze ngo iyo ubwiriza ubutumwa hari abantu badashinzwe kubwumva kuko Yesu yapfiriye abatoranijwe kandi abatoranijwe ntibakumva ubutumwa bwiza ubwo rero abo banga ideoloji yabonaga ari byo noneho Arminius waza mu 1609 noneho aza nawe afite ideoloji yo kubwira Calvin ko ku nyigisho za Calvin birashoboka ko Calvin yari yaranapfuye mbese yarongeragaho we yarakosoye yari against yakosoraga inyigisho yo yitaga y'ubuyobe bwa Calvin noneho nawe atangiza doctrine noneho azavuga bya bindi navuga ngo Calvin yarabyubatse undi aravuga atoya ntago ari byo ingingo ya mbere ivuga ngo umuntu yaraguye koko that is true umuntu yaraguye kandi ntashobora kwicungura umuntu ntago yakwicungura umuntu ntago yakwihiremera agakiza umuntu ntabyo ashoboye urabona neza uwo ni Calvin avuga kabisa condition none harangije aravuga ati rero ibyo byose ukurikije Bibiliya umuntu nubwo yaguye gutyo ariko kugira ngo umuntu atoranywe hari condition agomba gukurikiza hari icyo asabwa gukora kugira ngo atoranwe uwo ni wa undi Arminius yaravuze ati no nawe afite ibyanditswe yasomye of course nk'iyo somye Timotheo wa mbere wa kabiri ibice bibiri umurongo wa 20 na 21 aba ngo mu nzu y'inyumba habamwe ibikoresho byinshi bitandukanye ibyizahabu ibyibumba iby'amabuye gutyo noneho yageze ku murongo wa 21 aba ngo nuko rero umuntu niyeza yangiza akitandukanya n'ibidatunganye azaba igikoresho sinzi ibyo niburimo kubyumva nukuvuga ngo habayemo kondisiyo umuntu kugira ngo yiyeze abe igikoresho kibuye abe igikoresho kizaho igikoresho kigira umumaro hari ibyo umuntu asabwa gukora ni ukwiyeza no kwitandukanya ibyo rero Arminius agaragaje ko uriya yabeshe agaragaje yuko hari ibikenewe kugira ngo kondisoni zibayeho iyo usomye Yeremiya igice cya mbere hari yatoranijwe Imana yagaragaje yamubwiye ngo nakumenye ntarakurema Imana ntago yatoranije Yeremiya fast yabanje kumenya none ibyo yamenye nibyo yashingiye imutoranya icyo rero ni ikibazo kuko abantu bashaka guhindura Imana nk'umuntu umuntu is limited you have time you have space ufite ahantu ufite igihe urumva ahantu hose ntiwahabera icyarimwe kandi twe tugira fast tugira past tukagira present tukagira na future rero Imana ifite ubushobozi bufata future ikayishyira muri past none ibintu kabirebera muri present none yirebeye umuntu muri present ireba ivana umuntu muri future atarabaho ikamuzana muri present bakakubwiriza ukanga kwizera urimo kubyumva nakumenye ntarakurema utarabura usobwo byagenze bite uvuga ngo yari yamuvanye muri future imuzana muri present none murebera muri present ibona zuba ibona zayumvira ibona zaca bugufi ibona zayikunda none abikorera muri present kandi atarabaho none irangije iramutoranya niyo mpamvu yakoresheje ijambo nakumenye ntago yavuze ngo nagutoranije nakumenye uvuga yamutoranyije yaramumenye fast ibanza kumenya mbere yuko itoranye imenya iki rero imenya ibyo uzahitamo kubera yuko umuntu aremwe mu ishusho yo umuntu ikintu afite tuzarimbukira nangwa tukajyanwa mu ijuru nuko twahisemo Imana izakubaza kuki wanze kunyumvira none uvuga ngo Imana yabwiye bundi
mwitangiye ibice 4 umurongo wa 7 Imana yabwiye Kayini ramaza ngo niko dore icyaha kirutoga tujya ku rugero rwawe kandi we gishaka ariko ukwiye kugitegeka. Urumva ubwo bushobozi Imana yari izi capacity n'imbaraga za Kayini ko afite ubushobozi utegeka ikintu. None hari biramunanira Imana iragarukira mwaza byagenze gute wangiza umushumba se kandi yabimubwiye mbere yabimubwiye mbere izo kuko Imana izi imbere ishobora kukugira inama ariko ntiyagutegeka kubireka ntago kureka kwiba no gusambana ibiguhata ikugira inama ikakubwira ngo ntusambane wangiza wowe ugasambana ikaguhana impamvu iguhana ni iki nuko wari ufite ubushobozi bwo kubireka. Imbwa ntibigira nabwo bushobozi ntibugira inka ntibigira ihene ntibigira nta kindi kibigira ni nayo mpamvu bitazabazwa ibyo byakoze. Umuntu yazabazwa kuko yanze nkana ibyo dukora byose bigaragara ko twabyanze nkana kandi ibyo twemeye bigaragara ko twabyemeye ku bushake nuko nguko bimeze. Noneho rero Arminius waraza ati no ubuntu bufite condition hari ibyo Imana yakumenyeho ni nabyo ishingiraho igutora. Mu gihe Calvin we nani condition aho rero niho batandukanira. Noneho yosomye Bibiliya ariko bose bari muri bwa buntu nyine bari mu buntu ariko nyine uburyo itekenga press ideology zatandukanye ari nabyo bibazo dufitiye umunsi. Noneho arangije aba ngo ya atonement uriya bavuze ko ari limited atonement none Armin aravuga ati no is unlimited atonement. Yesu yapfiriye abantu bose none urupfu rwa Yesu ruraha buri muntu wese afite access yo kuzajya he yo kuzajya mu ijuru. Sasa utabishaka n'utabyezera cyokora nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo nimwanga mukagoma so nukuvuga ngo uboni wa undi nyuma ya urumva nyine hariho icyakora umwemera wese akizeze naye nimwemera mukumvira muzarya nimwanga mukagoma inkote zabari none urumva dufite mbashyize inzira ebyiri imbere iyo urupfu ni ubugingo. So you have to choose yourself. Imana si iduhitiramo. You are the one to choose. Ni twebwe tu responding. Ntago ari Imana tu respondingira. Iradufasha. Ariko twebwe dufite ubushobozi bwanga nkuko Kayini yanze. So uwo nguwo ninde Armin. Birakomeza. None urumva urupfu rwa Yesu kwa Armin ni urw'abantu bose. Ariko kuri Calvin ni urw'abantu bakeya. Noneho arangije avuga ati ubuntu irresistible grace ubuntu umuntu ashobora kubwanga. Imana ishobora kuguhamagara ikagutoranya wangiza ukabyanga ukavuga ngo no you have that right kurikije Bibiliya. Hari ababyanze muri Bibiliya hari abo Imana yahamagaye barabyanga hari abo yabwiye ibintu barabyanga ibyo ntago ari inkuru ariko kubera Calvin abanga abo ngabo nabone ntago yari yabibateguriye ariko no kubera ko ikindi tuvuga kuri Calvin abantu ntibagwa nta muntu ugwa. That is the ideology the belief. So ibyo ngibyo nabyo ntago ari byo ubuntu irresistible grace twebwe twemera ko ubuntu bushobora umuntu ashobora kubwanga. Imana yakuhamagara warangiza ukanga. Dufite ababyanze muri Bibiliya dufite abantu babyanze dufite ba Samusoni Imana yabwiye ngo ntuzavuge gutya abangije barabivuga igihe cyose batari bakabivuza they were under that grace ariko bamaze kubivamo because of their choice they chose bahisemo n'abamarayika mu ijuru bahisemo niko mu gitabo cya Yubu bavuga n'abamarayika batakoze gutya na gutya byagenze gutya. That is how it is. So icyo nashaka kuvuga noneho nukuvuga ngo uyu rero Calvin yakoze ibyo bintu bimeze gutyo noneho asoza navuga ati waravuga nuzu uyu nguyu Calvin abanga ubuntu Imana izihanganira abo yatoranije. Arminius atoya ntago ari byo ahubwo Imana yayihanganira abo yatoranije under condition nukuvuga ngo uyu muntu akoze ibyaha yaratoranijwe natihana bizarangira ariko hari condition
kugira ngo ikwihangane nuko watura ibyaha byawe nuko uzi imbere y'Imana nuko usenga nuko wihana urumva nani condition then under conditions rero muri Arminius bizera under conditions kandi izo condition muri Bibiliya zirimo so ikibazo rero wenda nuko utamenya guhuza ibyanditswe yego wenda inyigisho ni ndende turakomeza tuzakomeza wenda ikindi gihe rero tuje muri preza wenda dusimbutse byinshi ndabizi ubu ngubu inyigisho ihari benshi kuko ukuntu nkumvise uvuga ni Almi ntuza Calvin context bari uvuga ngo gukora icyaha nta kibazo baratoranye barabirwanya ariko mu by'ukuri ntago byakubuza kujya mu ijuru kubera ko Imana yihangana aba yatoranije ntago tuzajya mu ijuru kubera ko hari icyo twakoze ni nani condition tuzajya mu ijuru kubera yuko twatoranirijwe kuzajya mu ijuru dukora ibyaha rero ntago Yesu yaradupfiriye abo bantu batoranijwe Yesu yarabapfiriye amaraso ya Yesu atanimento ya Yesu igendana nabo Yesu yapfiriye nukubanga the blood of Jesus amaraso ya Yesu akavaringa ibyo byaha byabo they were redeemed abo baracunguwe nibo bakijijwe nibo batakibarwaho gukiranirwa nibo baba justified urabyumva so bo bari under that cover they had that grace nibyo bisobanuye grace kandi nibyo bisobanuye predestinated they have been predestinated ukuvuga their future their plan ijuru ubuzigingo boro bwamaze babuhawe mbere bateguriwe icyo bazaba cyo mbere yuko banavuka they are planned nose niko wabwira niko ese bari muri context nziza niyo bakora ibyaha bazakomeza nta kibazo cyangwa nihe nama bagira mu ncamake mu by'ukuri njya nyine iyo ndebye nk'uko nabikubwiye nagiye nkwishana cyane bigendanye n'amadini noneho wenda umuntu ashobora kwiherera mu kadini ke nangwa muri iyo belief yakumva ari mukuri ariko mu by'ukuri ntabwo kuri kuba kurimo kuko hari conditions nyinshi reka mbaho urugero ku bantu bari banyumva Imana yaba ari ikigoryi iba yararemye umuntu utazajya mu ijuru yarangiza ikamwicazana ikamubaza ngo kuki wasambanye kandi yaramuremye bizi neza ko atazajya mu ijuru itaramutoranije ikosa ryaravuye kuri itaramutoranije yarangiza ikakwicaza ikakubaza ngo kuki wibye yabibikubariza iki niba ngewe umuntu nawe iryo kosa atarikora ndagira ngo namwe abankurikirana mu byumve Imana yamaze gutoranya umuntu yamaje kumugenera kuzaba umujura uko utazajya mu ijuru none igihe cyageze kwanya ngo ni kuki we utashatse kujya mu ijuru kuki utizeye kandi tarabimuhaye iyo Mana yaba ari ikiginga yaba atari yo ntago yaba ari Imana natwe abantu ntitwabikora ndagira ngo nawe ubyumve kuki Imana izabaza umuntu ngo kuki wibye kuki Imana izabaza umuntu kuki wasambanye kuki Imana izabaza umuntu kuki wararwanye nuko yari afite right yo kutabikora sasa aho ngaho rero nyine ndeba abantu ukasanga umuntu ngo Imana yatoranije bazajya mu ijuru itatoranije ntibazajya kuki izabacira urubanza yaba atari Imana nziza twizera so ku ruhande rwanjye rero nizera ko atari inyigisho y'ukuri mu by'ukuri harimo by'ukuri sinavuga yuko 100% atari ukuri ariko balance hari ukuntu batabaransinze cyane cyane nk'uko nanone hari igihe y'ukurikiranyije Arminius hari aho nawe nukuvuga ngo Calvin yatandukaniro ry'aba bagabo Calvin yafashe ubushobozi bwose agendanye no kujya mu ijuru aburambika amaboko y'Imana w'Imana idashaka azajya mu ijuru ntazajyayo noneho Arminius nawe afata ubushobozi bwo kujya mu ijuru abushyira mu maboko y'umuntu abukura mu y'Imana nukuvuga ngo uruhare Imana ifite uruhare naho ngaho rero ibibazo bigenda biba ariko Calvin wowe ugasanga nyine harimo gukabya cyane kuko niba Yesu atarapfiriye abantu bose Bibiliya atari ukwivuga gusanga nyine ari amakosa usanga ari amakosa ntago nabisapotinga yego wenda tukara ku musozo niko wabwira recommandation ku bakristo bose muri rusange simvuze abindizera mu kintu runaka muri ideology runaka niko baheza recommandation kumwe mu bashumba cyangwa se mu bungeri so recommendation nangwa se ikintu wenda nafasha abantu nk'umuntu ibintu bigendanye na theology na Bibiliya abantu nibitonde
ujye ugira amakenga. Hari ijambo riri muri Zaburi ibice 2 rivuga ngo umuntu nimukorera Imana Uwiteka mutinya muhinda umushyitsi. Umurongo nyawaye agaciro nyuma yo gusoma nkasobanukirwa yuko hari ibintu byinshi twiyemeraga ko ari ukuri, uko ngiye ntinda mu gakiza no mu kwiga nkagenda amenya ko atari ukuri, kandi nkabisobanukirwa neza nkurikije n'ibyanditswe. Ku buryo n'uyu munsi nganira n'abantu ibyo ndabibona. Uyu munsi kubera ubuswa hari abari bubisoma kugira ngo babijyaginga ahubwo bite babureminga bavuga ngo uyu nawe yarayobye byageze. Icyo ntabwo ari ikibazo kuko nyine ntitwabihuza twese. Mwisi hari amadini 43 no kurengamo yizerera muri Bibiliya, kandi bose bafite ibyo batandukaniyeho, kandi bose bafite imirongo bashingiyeho. Ubwo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko tutazigera duhuza, ariko ukuri ko kuzaguma guhari, kandi ukuri kuzaguma. Rero ntuze gutekereza ko ibyo rimwe na rimwe umuntu azajya kuvuga ngo ntabwo uri mukuru, ujye umenya yuko ushobora kuba utari mukuri. Kandi ujye ugenda buhoro, cyane cyane nk'izi nyigisho zifite impaka nyinshi none ukazirwanirira. Inyigisho y'Imana irirwanirira, Yesu arirwanirira ukuri kwe. Niyo mpamvu ubona ubukristo bugihari nuko abantu bataburwaniriye, bwarirwaniye. Yesu yanyabwiraburwaniriye. Niho cyo nashaka gusaba nuko hari inyigisho z'ubuyobe. Ubwo mbashoboye kubabwira hari n'izindi nababwira n'abadive n'amadini yacu yose mubona abafite aho yatangiriye, kandi akenshi uko yatangiye kuba atari ukuri. Kuko njya nganira n'abadive ngasanga ntago bigeze bababwira ukuri, ko njye ukuri kw'abadive ndakoze, ariko nta mudive ndagana nabo ngo ambwire ngo ibintu byacu byatangiye gucya, kandi biba mu bitabo byabo. Ukuri mu bitabo byabo birimo bigaragaza uko Mireri yibeshye, uko Madamu Wate yibeshye, mu bitabo birimo, ariko ntibabivuga. Bikandikwa ko yibeshe nyine cyangwa hari ibitabo biba bibivuga ku buryo n'abakomeye muri bo babizi, ariko ntago bashobora kwemera ko, ntago babivuga mu bantu. Ntago bashobora kubwira abasilamu ukuntu gutega ibitambaro byaje, umugore kwitwikira. Ntago abasilamu yabivuga, ariko ukuri kuba guhari. Icyo twasaba rero ni uko abantu bitonda gusa bakamenya yuko ubuntu bugira kondisiyo. Iyo utizeye ntukizwa. Ikindi kugira ngo Imana itoranye umuntu yashingiye mu kumenya, ntiyashingiye mu gutoranya. Ntabwo ari amarangamutima. Yamenye ibyo uzaba byo, ikurura future yawe izana muri present, irangije irajyaginga, iragutoranya cyangwa ibona kudashyitse. Ubwo ibindi tuzabigana ubutaha. Iyi topic muzayubake neza, tuzarangize tuyigeho. Noneho ninjiye muri Bibiliya, ninjiye neza mu mateka ya Bibiliya. Ubu twavuze amateka y'inyuma y'inyigisho ukuntu yaje, ntabwo twavuze amateka y'imbere muri Bibiliya. Nicyo nshatse kuvuga. Yego, urakoze cyane. Wenda tuzagaruka no ku madini nk'uko wabivuze, yose tugende twumva inkomoko yayo. Wenda abantu bazajyaginga bitewe n'uko bumvishije. Turangiza cyangwa se dutaha, ndabona burije, turasaba abantu gukora subscribe ku baje bwa mbere kuri iyi channel, munasharinga cyangwa se mugeza ibiganiro ku bantu batandukanye kugira ngo wenda ahari hari wakwiga. Reka turangize hano tunagushimira kuba watwitabye. Uri umuntu w'agaciro cyane. Yesu abaha umugisha, abagire neza, kandi bizagira umumaro mu bwami bw'Imana. Imana ibagire neza.